ni urwandiko ngiye kugusomera, urwandiko rwuzuye inama ndetse n'amagambo akomeye umubyeyi yandikiye umwana we w'umuhungu warugiye gushinga urugo cyangwa se gukora ubukwe. Ni urwandiko rwaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Ndagira iyi baruwa, ndagira ngo mwese mureke tuyisomere hamwe. Niba ufite umuntu ukunda muri iyi si, uri umubyeyi ukunda umwana wawe, aya magambo wayamutura. Uri urubyiruko usheshe akanguhe, mbese upfa kuba uzi ko ufite nibura umuntu umwe ku isi ukunda. Ndagira utega amatwi, iki ni ikiganiro agatabo. Ubuzima tubamo buragoye, kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akazi. Ucuze nabi ntiwamenya iyo watakariye. Umva amasomo y'ingenzi twungukira mu kiganiro agatabo, amasomo yagufasha mu buzima. Ati umuhungu wanjye, nubona ukundana n'umukobwa cyangwa se umugore, warangiza ukabona umutakazaho amafaranga, nyamara ukabona akomeza kwishimira kuyarya, utazi uko avuna, ntiwumve na rimwe akubaza niba wizigama nibura rimwe. Ntiwumve na rimwe akubaza niba wizigama, cyangwa se ngo akubaze niba hari ayo ushora. Uwo mugore uzamureke, cyangwa se uwo mukobwa mureke, cyangwa se uzamureke. Ntuzashyingirwe nawe, niko umusaza avuga. Abasore mwumve neza izi nama, namwe bakobwa ntabwo masiga. Wa musore we, umugore cyangwa se umukobwa yakubera umugore mwiza. Nimwumve neza aka kantu. Ati umugore wawe yabera mama w'abana bawe, umubyeyi. Gusa nuramukubonye wa mugore umeze nka nyoko kuri wowe, umwe ukunambaho akakugumaho. Uyu numubona ukabona abera umubyeyi abana bawe, bikarengaho akita kuri famiye yawe cyangwa se umuryango wawe, akabikora nka nyoko cyangwa se mama wawe. Ati uwo mugore ntuzamutakaze. Ni umusaza, urwandiko rwiza cyane. Ati ntukigere ufata umugore ngo umugire uwo mu gikoni gusa, guteka gusa, mushyire mu kazi. Ati ibyo ninde wabikubwiye? Ati wabikuyehe mwana wanjye? Ati uretse n'ibyo, mu minsi yanjye na nyoko twabyukiraga mu mirima duhinga. Ati iyo mirima niyo yari ibiro byacu, office. Ati mwana wanjye, yabwiraga umuhungu we, ati ninkubwira ko uri umukuru w'umuryango, simba nkubwira kuzareba ku mufuka wawe. Ati mbavuga kuzahora ucunga neza ko mu isura y'umugore wawe hahora hari ukumwenyura yishimye. Ati niba ushaka kuzabaho igihe kinini cy'ubuzima bwawe, uzareka umugore wawe ari we ugenzura umushahara wawe ndetse n'ibyo winjiza. Bizamugora kuyatagaguza n'amafaranga. Nubigenza gutyo bizamugora kuko azaba azi ibikenewe mu rugo. Ati nubyishyiraho azajya no gusaba n'andi mafaranga, anabizi neza ko ahubwo yose mwayakoresheje yashize. Ati ntuzigere na rimwe ukubita umugore. Ibisebe n'uburibwe wamutera ku mubiri ntaho byahurira n'igikomere kiri ku mutima w'umugore. Ati ndakubwira ko, cyangwa se ndakubwiza ukuri ko uzaba uri mu makuba akomeye cyane nubana mu nzu n'umugore ufite igikomere ku mutima, yanakwica. Akaninjye ukongeye hariko uru ni urubuga rugira abantu inama ku buntu. Kubera icyo wajya kugisha inama bo wita inshuti, rimwe na rimwe birangira zimenya amabanga yawe zikayashyira hanze. Burya hari itandukaniro rinini riri hagati yo kuba uri ikiremwa muntu no kuba uri umuntu ufite ubumuntu. Twese iyo turi mu bibazo tuba dukeneye abatwegera, twizeye ko amabanga yacu atazajya hanze, batazayashyira hanze. Egera ni urubuga rugira abantu inama z'ubuzima ndetse zabuhindura. Aho waba uri hose ubasura ku rubuga rwabo ukagisha inama ku ngingo iyo ari yo yose, kandi ku buntu. Wahuye n'ibibazo mu rukundo, ufitanye ibibazo n'umuryango, wifuza kuva ku ngeso runaka, kuzinukwa, wifuza guhindura ubuzima bwawe, ndakubaza niba wifuza gukura ukareka ahashize ugatera imbere ukiberaho mu hazaza heza. Pagana uyu munsi hasi kuri iyi video muri comment nabashyiriho uburyo wagira kuri urwo rubuga. Reka dukomeze ikiganiro cyacu ni agatabo. Urwandiko rukomeza rugira ruti ubwo urongoye umuhungu wanjye, ntuzigere ubaho ubuzima bwa secondaire cyangwa se bwa kaminuza, bumwe bwo mu bugeto cyangwa se mu buzima mwabagamo, kuko uzashiduka uri single cyangwa se uri gukora divorce nyuma y'iminsi mike. Urugo uzashiduka rusenyuka. Murabizi ko abantu mu mashuri makuru usanga bafite imico idahwitse, ni kuri bamwe n'ubwisanzure bukabije. Mu bihe byacu cyangwa se mu bihe byacu twagiraga abagore benshi n'abana benshi. Urwo ni urwandiko rugikomeza kuvuga, turi kurusoma. Ati ibyo twabishingiraga ku mirima n'amasambu twahingaga yabaga ari manini twabaga dufite, twasaruraga ndetse tukeza byinshi. Ati zirikana ko nta butaka ndetse bisigaye bigoye kubona ubutaka nk'ubwo ngubwo bwo guhingaho ukundi. Ati uzanambe ku mugore wawe umwe. Ni umusaza wavugaga ibi bintu. Reka twumve neza aka kantu. Ati munsi y'igiti cya kokowa. Igiti cya kokowa ni ubwoko w'igiti. Ati wa mwana we, niho nahuriye na mama wawe. Ati aho magiranye n'amaguriro ndetse na restaurant z'iyi minsi wasohokanamo umugore cyangwa se umukobwa.
cyangwa se umukunzi wawe. Ati zirikana ko cyangwa se bika mu mutwe ko ikintu kirenze watekereza twakoranye aho munsi y'igiti cyari uguhoberana byonyine. Ati ntitwigeze tunaryamana. Hoya, ni umusaza wabivugaga. Ati ntuzayobe ngo nuko ukorera amafaranga menshi, ntuzarangare ushingiye kuko ukora amafaranga menshi ngo birangire uyatakaza kuri twa dukobwa tw'amaguru mato mato tukiri duto tutazi ngo wanayavunikiye bingana iki. Ati uzakoreshe wita kuri uwo mugore wawe wakunyambyeho iki gihe cyose. Ni umusaza. Ati twatuvugiriza twose navugirizaga ngo nyoka sohoke iwabo. Ati zirikana ko tutari utugamije kuryamana nawe, ibyari iki? Ati twari utwerekeye urukundo rwa nyarwo. Nyabuna mwerekana urukundo rwa nyarwo. Ndabakunda cyane, naho utaha yari ibaruwa mu kiganiro agatabo n'abagezagaho, ibaruwa ishingiye ku bintu byabayeho. Reba munsi y'iyi video ukanda ahantu handitse ijambo subscribe, ubundi uzajya ubona ubutumwa buri uko dushyizeho video nshya. Nitwa Mugisha, tuzahora ubutaha.